mushaka kumuhereza, kandi ntabwo ari we gusa bigiraho efe cyangwa se ingaruka nziza, ahubwo na ba bantu abana nabo, na wa muntu abana nawe akabasha kubona impinduka nziza ziri kuba ku buzima bw'uwo muntu. Hashobora kuba ari umukunzi we, umugabo we, umugore we, nyine akabasha kubyara umusaruro muri makeya bitakabaye bikunda iyo mwa wa muntu kwihangana bitagakunze, ariko kubera ko kwihangana byakunze biramubera urufunguzo rwa nyarwo rwo kuba nawe yabasha guhindura ubuzima bwe. Niyo mpamvu rero mbabwira ngo iyo nayo yakabaye ingingo umuntu ashobora gutekereza, iyo myumvire nyine ku bijyanye na za gatanya ituma umuntu yihutira gushaka ubukungu binyuze muri uko guhemukira umuntu, ushaka nta guhemukira. Murabibona hano hanze nyine umuntu murashakana iminsi 5, ukwezi kumwe, 2, 3, 5, abantu bakatandukana gutyo, ari uko ubu cyangwa se kubana nabo byagiye kuba ari nka business bagiye gukora, byagiye kuba ari mbega barapanze buri umwe yarapanze ibyo n'undi yarapanze ibye, nta guhuza kwigize kuba hagati yabo. Buri muntu ahubwo arashaka kuvuga ngo ibyo uri afite mbigira ibyanjye ndetse n'ibyo uri afite nabyo mbigira ibyanjye. Iyo ntago ari intego yagakwiye kubiduhuza cyangwa se ituma umugabo cyangwa se umuhungu n'umukobwa mwifuza kuba mwavuga ngo tugiye gushinga urugoya. Byakabaye ari indi mpamvu irenze iyo ngiyo yo kuba watuma wakumva wowe ubwawe ku giti cyawe ufata umwanzuro wo kuvuga ngo reka njye kubana n'uyu muntu, reka nzamugire umuntu uzamfasha kugenda muri uru rugendo rw'ubuzima nsigaje, nzamugire umuntu uzamba hafi. Ndagira ngo murabyumva yuko ni inshingano umuntu aba agiye gufata, kandi inshingano zitoroshye, ahubwo nicyo gihe uba ugomba kuvuga ngo ngomba guhitamo neza, cyangwa se ngomba guhitamo umuntu koko ushobora kuzihanganira situasiyo yose nshobora kuzanyuramo, situasiyo yose yaba iy'ubukungu, kubana hagati yacu twembi, umuryango se. Ngira ngo murabibona hari n'igihe umugabo ashaka mu rugo runaka cyangwa umugore agashaka mu rugo mu muryango runaka, ariko ugasanga nyuma y'iminsi 5, icyumweru cyangwa se amezi angahe ibintu kwihanganira iyo situasiyo cyangwa se ibyo bintu bigenda biba muri uwo muryango biri kugenda bigorana, nyine bikaba ikibazo, ahubwo bikaba ngombwa ko nyine wa mugore avuga ati ndananiwe kwihanganira ibi n'ibi. Ni ngombwa ko rero nyine icyo kintu cy'ibintu bijyanye na za gatanya, gutandukana ukumva ko ari cyo gisubizo, kugira ngo nyine buri umwe basigaye njya numva bagibihereza andi mazina bavuga ngo kudatera abantu igihe, gutuma nyine buri muntu aguma afite igihe cye, niba byanze ciwawe nanjye ciwanje, ubundi dukomeze ubuzima, buri muntu ajya gushaka ubuzima bwe. Murabibona abagore bo cyane mu nyihangane, ndavuga ku bagore cyane kuko muri iyi minsi bo ntibagishira isoni, aravuga ati niba byanze ndakomeza ahandi, ngo bisi imwe nibuze izindi kugenda nyine. Ariko ntago ari ubwo ngubwo, ntago ari uko twakabaye tubana nk'abantu bakundana, cyangwa se nk'imiryango yiyemeje kuzubaka umuryango, nk'imiryango yiyemeje kuba hamwe kugira ngo ibashe kugira ikintu yubaka kibashe kubagirira akamaro ndetse n'abazabakomoka. Ni kubw'iyo mpamvu rero niyo ngingo nayo twagombaga kuyigarukaho. Munyemerere nze kongera kugaruka ku ngingo ivuga ngo impamvu rimwe na rimwe izi gatanya tugenda tuzibona ntago ari ukubera ibyo ngibyo twavuze haruguru gusa, hari n'izindi nyinshi cyane. Turakomeza kugenda MX Empire, niyo mpamvu dukomeza kugenda tubashishikariza, burya ntukaza ahangaha ngo upfe gusoma gusa cyangwa se ngo byumve gutyo gusa, nawe uba ugomba kugenda ukavuga se kuri ibi ngibi MX Empire yavuze ni ibihe bindi wenda nshobora kuba nakongeramo. Niyo mpamvu nababwiye ngo muri comment muhawe ikaze, mufite umwanya mushobora kuza mukadusangizaho ibitekerezo ndetse n'ubujyanama mushobora kuduhereza ku bw'ibiganiro twajya tubategurira. Ku yindi ngingo twavugaho ni ingingo ivuga ati ibura ry'ubufasha ku nyigisho zigenewe abitegura kurushinga cyangwa se abashakanye. Ngira ngo mujya mubibona cyane nko mu mahanga, mu bihugu by'amahanga bajya bagira amahirwe cyangwa se sessions z'ibiganiro, amahirwe yo kwicara bakaganira bakavuga ku bijyanye n'ubuzima bwabo bwa buri munsi. Hari ibyo bita za rehabilitations n'ibindi, hari ababa baragize ihungabana mu bijyanye n'iby'imibereho cyangwa se kubana n'abagabo babo cyangwa se n'abagore babo. Rimwe na rimwe hari umugore uba warabanye n'umugabo akamuhohotera, hakaba umugabo nanone uba warabanye n'umugore akamuhohotera, ugasanga nyine ibyo bintu byagiye byurira cyane, ugasanga umugore cyangwa se umugabo yaragiye agira ihungabana ku buryo nta kintu kibasha no kwikorera mu buzima bwe bwa buri munsi. Ibura ry'ubufasha rero ku nyigisho zigenewe abitegura kurushinga cyangwa se abashakanye, rimwe na rimwe mujya mubyumva ngo uyu ni umurokore, uriya ni umugaturika cyangwa se asengera mu yandi madini, ngira ngo aya madini yateye yandi mujya muyumva. Ariko ibyo byose ugasanga
ba bantu cyangwa se b'abanyamadini babandi bayoboye ya madini hari inyigisho batabahereza, hari ibyo batinya kubabwira ngo bitewe nuko ngo rimwe rimwe bumva yuko nyine ngo ari ibishegu cyangwa se hari ibintu bitagakwiye kuba bivugwa muri rubanda. Ariko ndagira ngo mbibutse yuko n'ubuzima tuba tuvuga kandi n'ubuzima tubayemo bwa buri munsi, nta mpamvu yo kubica ku ruhande. N'umubiri tuba tuvuga, ni imibiri yacu cyangwa se ubuzima bwacu tuba tugomba kubivuga, tukavuga ibitugoye cyangwa se ibyo dutekereza ko byatugirira umumaro nyine mu buryo bwo kugira ngo ingo zacu cyangwa se imiryango yacu itazahatesekera kandi bitakabaye ngombwa. Ari ibintu twakabaye twarahuguwe, hari inyigisho twakabaye twarahawe, muri make nyine ibintu bikabasha kugenda neza, atari ukuvuga ngo ibi ngibi ntabwo birasebetse cyangwa se ibi ntabwo bisebetse. Ngira ngo mujya munabyumva cyane ko na minisiteri z'ubuzima ahangaha mu Rwanda iwacu cyangwa se na guverinoma y'u Rwanda igenda ishishikariza ababyeyi kurushaho gukangurira abantu kumenya no gusobanukirwa ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Ubwo turavuga ku gice cy'ubuzima bw'imyororokere no kurera urubyiruko cyangwa se aba bana bacu turera uyu munsi wa none. Ubwo bufasha rero bw'izo nyigisho hari ababyeyi bataba nabo barabihawe ku buryo batanabihereza abandi. Ariyo mpamvu usanga akenshi ingo z'iyi minsi abantu bagiye no kuzubaka nabo ubwabo nta makuru ahagije baba bafite nyine ku bijyanye n'icyo gice cy'ubuzima baba bagezemo. Ngira ngo murabizi nyine ubuzima ni urugendo. Uyu munsi wa none uravuka, ejo ugakura, ugashakisha ubuzima, ukagira ute, ejo ukubaka urugo, gutyo gutyo gake gake, n'ejo bundi Imana ikagera igihe ikakwisubiza nyine. Ariko ni byiza kuba waragize urugendo rwawe ugira, ni byiza kuba waragize intambwe utera mu buzima kugira ngo kubaho kwawe ntibizitwe gusa ko wavutse, ahubwo bizitwe ko hari n'ikindi wasize cyangwa se ikindi kintu wakoze ku ruhande cyatumye nyine abantu bakomeza kuzirikana ko wabayeho. Nta mpamvu yo kumva ko nyine kubaho kwawe byari bishingiye gusa kumva ngo wavukiye kwa runaka birangirira aho ngaho. Ahubwo ubuzima bwacu tubayemo bwa buri munsi, cyangwa se wowe uri kunyumva aka kanya ubuzima ubayemo uyu munsi wa none, wicara urebe uvuga ati se ubuzima bwanjye mbayemo uyu munsi, nyuma yo kuva ahangaha, nyuma yo kuva muri ubu buzima, muri uyu mubiri nambaye, abantu bazasigara banyibukira kuki? Ko ndagira ngo mbibutse ko uyu munsi wa none ntago kurera cyangwa se ibyo uri gukora uyu munsi, urugo ufite uyu munsi ntago ari ibyawe gusa uyu munsi uri gukora. Hari abakristo cyangwa se abizera Imana cyangwa se bariya nyine twita ngo ni abakristo, bajya bavuga nyine ngo ibyo dukora uyu munsi wa none nibyo bizaduhesha umugisha w'ejo hazaza. Uyu munsi uri kurera cyangwa se ufite umuryango wawe, ufite uburyo uri kureramo abana bawe. Ndagira ngo mbibutse ko nyine ibyo ngibyo uri gukora uyu munsi, uwo ni umurimo w'Imana uri gukora. Ariko nanone ibyo bizabyara nibyo bizatuma icyo twakwita ngo ni ibigwi by'umubyeyi cyangwa se ibigwi byawe ku giti cyawe nibyo bizasigara, ari byo nanone bizava kuri za nyigisho watanze, ari byo bizava kuri wa murage wawe wahaye urubyaro rwawe. Niyo mpamvu rero ubufasha kw'izo nyigisho zigenewe abitegura kurushinga, yaba ibijyanye n'uburezi, yaba ibijyanye n'ubuzima bwanyu hagati nk'abashakanye, yaba ibijyanye n'imiryango yanyu muturukamo, kuko muba mwarahuye muri abantu bakuze, muba mwarahuye buri umwe afite ubuzima bwe yabayemo n'ibintu byose bigiye bitandukanye. Ntekereza yuko ngiye ku giti cyanjye nyine twese yaba mwebwe mukurikiye MX Empire cyangwa se n'abandi baba barahandi, ngira ngo mujye munabashishikariza kwibuka gukurikira MX Empire, mubabwire gukora subscribe. Uyu munsi wa none MX Empire ihari ku bwanyu, ndetse namwe muhari ku bwayo, kugira ngo ibashe gukomeza kubasangiza byinshi cyane tubafitiye ahangaha kuri MX Empire. Kandi mbabwira ngo ukomeze ureba aho ngaho hasi, niba utakoze subscribe wibuke gukora subscribe, ukande ku kazogera, ukande na like aho ngaho ku gikumwe, kugira ngo amakuru yose tuzajya dushyiraho uzajya uyabonera igihe, kugira ngo byose bikomeze kugenda neza. Niyo mpamvu nkomeza kubabwira ngo ibitekerezo byanyu ni ingenzi, mushobora kwandika aho ngaho muri comment, ubundi ibintu bikakomeza kugenda neza. Twikomereze sasa, nakomeza kubabwira ku bijyanye nyine n'izo ngingo zose twagiye tuvuga haruguru, bimwe mu bishobora gutuma ingo zigenda zisenyuka. Ushobora kwicara aho ngaho ukibaza se ni ibihe bindi bishobora kuba bihari. Ntabwo ari zo gusa twababwiye, ahubwo mu zindi twari dufite hari iyavugaga yuko noneho by'umwihariko hari icyo bita kwitega ibintu bitabaho. Akenshi abantu babonera mu itangazamakuru, akenshi mwagiye mubibona yuko abantu benshi dukoresha imbuga nkoranyambaga, tugakoresha amatelefone, tugakoresha nyine ibintu bigiye bitandukanye, akenshi bituma umuntu yumva ashatse kubaho ubuzima butandukanye n'ubwo uyu munsi wa none, cyangwa se nk'umunyarwanda, nk'umuntu utuye muri Afurika. Ushobora kuba uri mu Rwanda, ushobora kuba uri i Burundi, ngira ngo abavandimwe b'i Burundi bo baranatwumva neza cyane, ururimi rwo baba barwumva nta kibazo. Ugasanga nyine akenshi ibyo bintu
abenshi nyine kwitega ibintu bitabaho bitewe n'ikoranabuhanga, bitewe n'izo za social media tugenda tubona, biragenda bidushuka bikagukurura ukumva ushatse kubaho wenda nk'abahanzi bakomeye. Se niba uri umukobwa ukumva ushatse kubaho nka Beyonce, ubuzima bwa Beyonce ukumva urabukunze cyane, base mfite umugabo nka Jay-Z byaba ari byiza, twajya duhora dusohoka, twajya duhora tugenda mu mamodoka ahenze, abantu bakadukunda nyine dufite fame cyangwa se twaramamaye. Muri make ugasanga abantu twatwaye n'ubuzima tubona mu bijyanye na za social media n'ibindi byose nk'ibyo ngibyo, ugasanga umuntu ntabwo ashatse kuba ubuzima abayeho uyu munsi, ugasanga umuntu ntabwo ubuzima abayemo abukunze. Ariyo mpamvu uzasanga abantu benshi muri iyi minsi bararakaye nyine, nta muntu ukibwira ikintu nyine ngo wumve arishimye, nta muntu ugishimishijwe n'ubuzima abayemo bwa buri munsi cyangwa se ubuzima abayemo uyu munsi. Kandi ugasanga hari byinshi uwo muntu afite abandi badafite, yakabaye yishimira ko we yabashije kugeraho nk'umuryango we. Hari ababa badafite abana ariko baba yaragize umugisha wo kugira abo bana, hari ababa badafite urugo ariko baba bafite umugisha wo kuba urwo rugo rufite afite n'uwo mugabo ubasha kwihangana, cyangwa se bombi babasha kwihanganira, umugore abasha kwihanganira umugabo. Ugasanga izo nazo ubwazo ni impano tugenda duhabwa mu buzima bwacu, rimwe na rimwe tutabasha kubonesha amaso. Ugasanga hari byinshi twebwe nk'abana b'abantu tutabasha nyine kubasha kubona cyangwa se ngo tubihereze agaciro, kandi byakabaye ari ibintu byo kwishimira, ibintu byo guhereza nyine agaciro. Ukajya ubona ko ibintu ufite ntabwo ari ibintu by'ubusa, ukajya ubona ko ibintu ufite ntabwo ari ibintu nyine byo gupfa guterera inyoni aho ngaho. So niyo mpamvu rero mbabwira ngo mukomeze kwibuka neza yuko ntago wowe nk'umuntu uduteze amatwi munsi kuri MX Empire, ntago wowe uyu munsi uri ahangaha bitewe nuko nyine ari ibintu byapfuye kuyoza gutyo. Ufite umuryango, ufite abana warareze barakuze, ariko uyu munsi ndagira ngo mubwire ngo hari ibintu byinshi cyane wowe ufite gukora nyine ku giti cyawe kugira ngo nyine ukomeze wubake bya bigwi. Hari imvune, ndabizi neza ko hari imvune bisaba, hari imvune bisaba umugore kwihangana, hari imvune bisaba umugabo kwihanganira umugore. Ni byinshi cyane ibitambo dusabwa gutanga, ariko nkuko ari rimwe na rimwe hari igihe njya nkunda kubwira abantu nkavuga ati ese jya utekereza neza, uyu munsi wa none ubuzima tubayemo koko buragoye kuruta ubwa kera cyangwa se ubwo mu gihe cyabanje. Uyu munsi wa none nta buzima, navuga ubuzima bugoye n'ubwo gushaka uburyo tubaho n'ibindi nabyo. Indi mikino yose cyangwa se ibyo twumva bindi bituremereye ni ubwo mu mutwe, ni ubuzima bwo mu mutwe. Uyu munsi uricara ugasanga umuntu yarihebye cyangwa se n'umuntu nta byishimo agira, nta kikano, ugasanga nta mpamvu mu by'ukuri bimutera, ahubwo ugasanga ngo kubera ko adafite amafaranga, ngo kubera ko nyine atabayeho mu buryo yifuza, ngo atabayeho nka runaka, nka aba basore mujya mubona hanze ukumva ashaka kuba nka ba Chris Brown cyangwa se nk'abandi bahanzi bakomeye iyo ngiyo i Burayi ndetse no muri Amerika, n'abandi barora umudo nk'uko bajya babita mu ndimi z'amahanga. Ugasanga nyine akenshi batwawe n'ubwo buzima, bibagiwe ubuzima barimo uyu munsi wa none. Ugasanga umuntu arifuza abayeho yumva ashaka kujya aho ngaho wenda ngo za Amerika ni Burayi ngo niho bafite ubuzima bwiza. Gusa akenshi mujye munashaka amakuru, munabaza abantu babayo. Akenshi rimwe na rimwe ntago ari ukugenda gutyo ngo ubeyo ngo wumve yuko nyine ibyo ngibyo bihagije gusa. Ngira ngo mujya mubibona ko ejo bundi hari nabo ibyo bihugu wenda byagiye byakira ariko byifuza yuko batakomeza kubaho ngaho, baravuga bati reka tushaka ahandi hantu twaba twabashyira. Ngira ngo mwagiye mwumva amasezerano y'u Rwanda, igihugu cyacu cy'u Rwanda cyagiye kigirana n'abantu baho ngaho bo mu Bwongereza mu buryo bwo kugira ngo bagirane amasezerano, bajye bakira impunzi noneho zagiye muri ibyo bihugu zitujuje ibyangombwa cyangwa se zidafite ibisabwa. Muri make ni ukwikuraho nyine abantu badafite ubushobozi bwo kuba babaho ngaho. Urumva ko hari igiciro bisaba. Niyo mpamvu mbabwira ngo ntago kubaho neza ari ukubura uri muri ibyo bihugu, ntago kubaho neza ari ukuba nyine uri aho ngaho gusa witwa ko habaye. Ntago hari ibintu biza gusa ngo byitura aho ngaho ubashe kuba wabaho neza. Ndi gusora rero ndagira ngo mbabwira ngo mbere yuko nsoza ndagira ngo mbabwira ngo ni ngombwa ko kumenya ko buri mugabo buri mubano mwihangane, buri mubano wihariye, kandi ibyo bintu bishobora kugira ingaruka ku bashakanye mu buryo butandukanye. Nyine rimwe na rimwe kubaka itumanaho rikomeye, kubahana ndetse no kwiyemeza gusangira imirimo binyuze mu bibazo rimwe na rimwe nyine mu bibazo duhura nabyo bya buri munsi. Bishobora nyine rero nanone kuba byafasha abashakanye nyine guhangana n'ibi bibazo byose tugenda duhura nabyo mu buzima bwa buri munsi, kandi bakihanganira nyine igihe. Burya igihe nicyo gisobanura ibintu byose. Rimwe na rimwe uyu munsi uba wumva byanze, ejo ukumva wacitse intege, ariko ndagira ngo mbabwire ngo burya igihe gisobanura ibintu. Burya niba ufite umugabo ukora, ukaba ufite umugore wumva ushaka gukora,
mujye mushyigikirana. Inama ya mbere ni ugushyigikirana, umugabo agashyigikira umugore, umugore agashyigikira umugabo, bikaba byiza nyine mu buryo bwo kuzamurana, bikaba byiza mu buryo bwo gutuma ibintu byose bigenda neza. Ndakomeza kubashishikariza rero gukomeza kumva yuko nyine mwebwe nk'abashakanye, gukomeza kumva yuko nyine mwebwe nk'abiyemeje kubana cyangwa se abitegura kurushinga, mukomeza kumva yuko ingingo ya mbere burya nujya gushaka cyangwa se kujya kubaka urugo, ukumva ko nyine kwihangana, ingingo yo kumva yuko ugomba kwihangana itakurimo. Muri make nakubwira ngo butuje, banza wicare utekereze neza, utekereze by'igihe kirekire ku by'umubano ugiye kugirana n'umuntu wakunze cyangwa se uwo wumva mushobora kuzabana. Apana kuvuga ngo uraje aho ngaho ubonye umukobwa uramukunze cyangwa se ubonye umugabo uramukunze uhise wumva nyine mwahita mushinga urugo cyangwa se mukabana gutyo. Oya, ibyo ntabwo ari byo. Ni ngombwa ko, niyo mpamvu MX Empire turi ahangaha ku bwanyu kugira ngo tujye dukomeza tubagezeho amakuru meza. Nkomeza kubabwira ngo mukore subscribe, mukande ku kazogera aho ngaho, ubundi mukanda aho ngaho ku gikumwe kuri like, kugira ngo dukomeze tujye tubana buri makuru meza tuzajya tubagezaho ajya abasha kubageraho, ndetse yaba mwebwe mwamenye MX Empire ndetse n'abandi bose bategereje kuzayimenya. Turabizi yuko mutegerezanyije amatsiko muri benshi, kandi natwe duhari ku bwanyu, duhari gukora ku bwanyu. Mbabwira ngo mukomeze mugire ibihe byiza, mukomeze mukomere kandi mukomeze kwihangana. Yaba mwebwe mushobora kuba mwaragizweho ingaruka na bimwe mu byo twagiye tuvuga aho ngaho haruguru, mukomeze mururwane. Ibintu ntabwo biba byoroshye, ubuzima ntabwo bworoshye, ariko hagati yanyu nkomeza kubashishikariza nyine mujye mwibuka yuko Imana byose ibibizi, cyangwa se ibizi ubuzima bwacu tubayemo mu buzima bwa buri munsi. Mukomeze murwane kandi murusheho gusaba. Niba muri n'abantu basenga, ushaka kuba uri umugaturika cyangwa uri umukristo cyangwa se wenda uri umuyisilamu, nabizi tuba twumva n'abantu benshi, abantu benshi bamuduteza amatwi cyane. Mukomeze mwihangane kandi mwihanganirane. Ibyo nta hantu bitaba kuba wakwigisha umuntu kwihangana, kandi ndatekereza neza ko idini iryo ari ryo ryose, idini ry'abavandimwe, mwese muri abavandimwe. Buriya ntimukumve ibihugu bigenda bitandukanya abantu ngo bitewe n'amadini, ibyo byose ni ukubyirengagiza, ahubwo tukishimira inyigisho ziza ari zo kuduhuza, inyigisho ziza ari zo kuduha inama nyine zo gutuma twunga ubumwe. Ushobora kuba wavuga ati uyu munsi ntabwo nishimiye kuba nashaka mu bagaturika cyangwa se kubaka umuryango n'umuntu w'umugaturika cyangwa w'umurokore, ukajya no mu bayisilamu, naho byose n'ubundi ni ugukora umurimo w'Imana. Burya baravuga ngo urugo rw'umugabo cyangwa se amasengesho y'umugabo ni urugo rwe, nyine mu magambo makeya. Ntabwo ari ngombwa nyine ujye wumva yuko wajya uhora mu rusengero cyangwa se wajya urute. Nkomeza kukubwira ngo n'uwo murimo uri gukora wo kurera uwo muryango cyangwa se gutuma uwo muryango ukura ugira izina ryiza, nabyo ubwabyo ni umurimo w'Imana. Ciao ciao, mukomeze mugire ibihe byiza. Nkomeza kubifuriza gukomeza kugira amagara mazima ndetse n'ubuzima buzira umuze. Imana ikomeze ibarinde. Ciao ciao, murakoze. Bakunzi ba MX Empire, mbabwira ngo mwese muhawe ikaze kuri YouTube channel yanyu. Uyu munsi wa none MX Empire twabateguriye ikiganiro cyiza cyane, dutekereza yuko muri buze kuza kugikunda kuko duhari ku bwanyu ndetse namwe mukaba muhari ku bwacu. MX Empire rero nicyo kintu ibereye ahanga. Ndagira ngo mbibutse yuko nyine mbere yuko dukomeza, mbere yuko tugira ibindi bintu tuza gukora, ndagira ngo urebe aho hasi ukande subscribe ndetse ukande no kukazogera kugira ngo ibiganiro byacu bitazajya bigucika. Hanyuma ukande kuri like, dukomeze duhugurane. Mbibutse yuko bafite igitekerezo, inyunganizi, watwandikira muri comment kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza cyane. Duhari ku bwanyu ndetse namwe mukaba muhari ku bwacu. Uyu munsi wa none MX Empire twicaye dutekereza ku bintu bimwe na bimwe bishobora kuba bituma nyine ingo z'iyi minsi zidakomera cyangwa se ngo zimara igihe kirekire. Mwagiye mubyumva, hari amadocumentary mwagiye mubyumva yaba hano mu Rwanda n'ahandi, ukibaza se kubera iki nyine urugo rudakomera? Kuki urugo rudakomera? Habuze iki? Abantu barakora, bafite amafaranga, bafite amamodoka, ariko ugasanga akenshi ahubwo abafite ibyo ngibyo twakwita ko babayeho inzozi z'abandi. Abo bantu nibo basa nkaho nyine batiza umurindi nyine icyo kintu cyo kumva yuko nyine bari gutandukana ingo nyinshi. Ngira ngo mujya mubibona imibare myinshi igenda isohorwa na Minisiteri ifite umuryango mu nshingano ariyo Mije Prof. Ngira ngo mujya mubyumva, imibare myinshi igenda isohoka igaragaza yuko nyine ingo nyinshi mu Rwanda ziri kubakwa muri iyi myaka nk'ine ingahe itanu ishize arizo ziri kugenda zikora divorce ubu ngubu. Ariko ugasanga ababanye mbere y'icyo gihe bo babasha kwihanganirana, ndetse ugasanga barinze bageze mu myaka 10 na 20 na bakizihiza imyaka bamaranye, ukabona ni ibintu byiza cyane. Uyu munsi MX Empire twicaye dusanga hari byinshi cyane.
hano mu Rwanda nyine abantu badahereza agaciro, kandi ari bimwe mu bintu byagatumye nyine ingo zitera imbere ziyubaka. Amafaranga hari abayashaka bakayabona, byinshi twifuza mu buzima busanzwe hari ababishaka bakabibona, ariko se kubera iki noneho tugera ku gihe cyo kumva yuko hari ibyo nyine tuba tutarabona kandi byakabaye ngombwa ko ibyo bintu tubibona, ariko nanone bitakabaye impamvu yo kuvuga ngo tugiye gukora divorce cyangwa se gutandukana hagati y'abashakanye. Akenshi bikunze no kuba ku bantu bakoze imirenge, ibyo twita civil wedding mu ndimi z'amahanga. Ugasanga nanone rimwe na rimwe twatumiye abantu baraza baradutwerereye bagize bate, ariko ugasanga nyine ntago ibintu biri kugenda neza, ugasanga ingo nta gihe ziri kumara. So uyu munsi MX Empire twicaye tubona hari impamvu rero zimwe na zimwe zishobora kuba ziri kugenda zituma ingo zacu hanahangaha, yaba hano mu Rwanda, yaba muri Afurika ndetse no hanze yaho, ingo nyinshi zigenda zitandukana. Ushobora kwibaza ngo ni izihe impamvu nyinshi zituma abashakanye badashobora kumara igihe kinini muri iki gihe babana cyangwa se bubakana umuryango hagati y'umugabo n'umugore. Zimwe muri izo mpamvu, iya mbere twabonye yuko impamvu ya mbere, namwe nimugenda mugakora ubushakashatsi muzasanga yuko ihindagurika ry'imibereho isanzwe muri sosiyete. Ngira ngo mujya mubibona yuko nyine uko abantu ba kera bari babayeho, ngira ngo murabizi mu Rwanda rwo hambere, tunagendeye ku by'umuco uko bari babayeho, n'ubu ngubu uko tubayeho biratandukanye, ikoranabuhanga ryaraje n'ibindi, ariko imibereho yacu bwacu ya buri munsi nayo yagiye iduhindura. Ngira ngo mwarabibonaga kera uko abantu babaga babayeho, nta bintu by'irari byinshi cyane bagiraga. Wasangaga kenshi nyine niba umugabo afite umugore cyangwa umugore afite umugabo, babaga ari abo ngabo, kandi ikindi kubikora byasaga nkaho ari uguteza urubwa, kwabaga ari uguteza urubwa umuryango, guteza urubwa umuntu ku giti cye. Ndetse rimwe na rimwe kera murabizi yuko iyo byajyaga no kuba nko ku muco nyarwanda, akenshi iyo umugore yasendwaga cyabaga ari igisebo ku muntu ku giti cye nk'umugore, ariko nanone igisebo ku muryango wose. Byabaga ngombwa ko uwo mugore nyine yimuka akaba yareba ahandi hantu ajya kuba. Muri make cyabaga ari igisebo azaniye umuryango. Byabaga ari ibintu rero bidakwiye yuko ibyo bintu bigerwaho, cyangwa se icyo gihe kigera cyo kugira ngo umugabo azasende umugore. Byabaga ari ibintu nyine bisebetse mu buryo bwose bushoboka, hahandi umugore nawe yumvaga nyine atagishoboye kuba yaba aho hantu, bikaba byaba ngombwa nyine ko yimuka akaba yajya ahandi hantu mu miryango ya kure aho batabaga bamuzi, cyangwa se bakaba banamuca mu muryango bitewe n'igisebo yateje umuryango. So ibyo rero ni bimwe mu bintu bishobora kuba bitiza umurindi nyine gutandukana, cyangwa se gukora divorce kw'imiryango y'inahangaha hano mu Rwanda, muri Afurika n'ahandi. Ngira ngo mujya mubibona ku mbuga nkoranyambaga, ku matelefone, ku mateleviziyo, se mu makuru mureba ya buri munsi. Ngira ngo uyu munsi ntago bigisaba ko nicara imbere ya televiziyo kugira ngo ubone amakuru. Indi ngingo rero twaje gusangana mu gihe ibyo abantu bari biteze ko bashobora kuzageraho, iyo bitujujwe abashakanye birashoboka ko batandukana. Muri make ibyo bintu batekerezaga yuko bashobora kuzageraho bitabaye bigejejweho, bikaba byaba nyine impamvu yo kugira ngo abo bantu babe batandukana. Mu gihe ariko rimwe na rimwe abandi bashobora kwicara bakavuga bati ibyo bintu rero bitujujwe, dukomeze noneho dufatanye tururwanane hagati yacu nk'umugabo n'umugore tubashe kuba twabigeraho. Ariko akenshi ugasanga nyine bya bintu batabashije kugeraho bitewe na pressure umugore ariho. Ngira ngo kenshi mwagiye mubibona, ntago muri iki gihe nyine abagabo bagihabwa umwanya, ahubwo abagore akenshi usanga aribo bahabwa umwanya munini. Mu nyumve neza nyine, ntago ndi kugerageza kubogama cyangwa se ngo ngire uruhande mbogamira, oya. Niyo mpamvu MX Empire turi ahangaha kugira ngo tuganire twungurane ibitekerezo. Ese wowe ubyumva gute? Ese ubona kubogama kuri ku ruhe ruhande? Kuri ku ruhande rw'umugabo, kuri ku ruhande rw'umugore? Ese ibibazo ni bande babitera cyane? Ariko uyu munsi ntago turi gutungana intoki, ndagira ngo munyumve neza, ntago turi gutungana intoki, ahubwo turaha kugira ngo turebe impamvu. Ese ibintu mushobora kuba mutagezeraho, ibintu mushobora kuba mutaragezeho, byaba ari bimwe mu bituma nyine bite n'igihe mwihaye mu myaka 5 se cyangwa 10, yaba ari ingingo cyangwa se ingingo yatuma mutandukana hagati yanyu. Hoya, ni n'ibintu bitanakwiye, ni ibintu bidakwiye rwose. Ahubwo icyiza cyangwa se icyambere nuko mureba bya bindi mutagizeho muri cyagiye, mukaba mwakongera mukiha intego, aho kugira ngo buri umwe yumve ko kwihuta ajya gutandukana n'umugabo cyangwa se ngo ajye gushaka abandi bitewe n'isi nyine yasi tugezemo. Umugore arareba umugabo we akabona nyine ibyo yari amwitezeho ntago abigezeho, cyangwa uko yari yiteze ko umugabo we azaba abayeho ntago ari ko abayeho. Ukabona kenshi nyine ibintu biri kugenda bidogera, ukabona kenshi nyine uko umuntu
yifuza kubaho ntago ariko abayeho, muri make bikagenda bica abantu intege, kandi ntago byakabaye ngombwa yuko umuntu ku giti cye nyine yumva yuko acitse intege agaca n'intege uwo bashakanye. Muri make ni ibintu ngira ngo mujya mubibona, iyo umuntu atagusapotinga, ataguhereza ubufasha nyine mu by'imitekerereze ubwabyo ku bantu babana, ngira ngo murabizi neza no kundusha cyangwa se kuturusha nka MX Empire, ahubwo nyine bikaba byiza iyo ugize umuntu nyine ukumva ugutega amatwi kugira ngo bya bintu mubashe kuba mwabijyaho inama, yaba ari ibibazo mufite bituma za ntego mwihaye mutazigeraho, bya bintu mwihaye mutarabyujuje cyangwa se za ntego mutarazujuje, ahubwo bikaba byiza nyine iyo ufite umuntu mufatikanya kugira ngo bya bintu byose mwariyemeje mubashe kubigeraho. Indi ngingo ni uko akenshi mujya mubibona abantu bahangayikishijwe n'ubukungu. Abantu uyu munsi wa none uricara, abantu tuba dutekereza amafaranga, ugatekereza amafaranga aho wicaye hose nyine, ugasanga n'ibyo bintu byagiye bitujya mu gutekereza amafaranga. Ntago ari ibintu bibaho, ubwo twe twageze aho ngaho tubigira nk'Imana. Uyu munsi wa none umuntu ashobora no kwifata akavuga ati uriya muntu njye namugirira nabi, ugasanga nyine nta bumuntu bukiri mu bantu, ahubwo umuntu asigaye yicara atekereza amafaranga, akumva ikintu cyose ni amafaranga, n'ubuzima bw'umuntu yabusimbuza amafaranga ariko kugira ngo abashe kubona amafaranga. Rero guhangayikishwa n'ubukungu, ihungabana ry'ubukungu rishobora guhungabanya umubano w'urugo, cyane cyane nyine iyo abashakanye bahanganye n'ideni runaka, ideni cyane cyane ugasanga bagiye bafata za credit n'ibindi, ugasanga mu rugo nta mahoro akihaba, ni umushiha, madamu, umugabo, bose nta n'umwe ucyorohera undi. Ya madeni mufite nyine yaragiye abatesha umutwe, musigaye mwumva ko nyine ubuzima bwanyu nta buhari igihe ya madeni agihari, ugasanga nyine ibintu nk'ibyo ngibyo. Ikindi ni ubushomeri, ugasanga rimwe na rimwe umugore arakora ariko umugabo ntago akora, cyangwa se umugabo nyine arakora cyangwa umugore ntago akora. Gusa kenshi nyine bitewe nk'uko mubizi mu Rwanda twari twaragiye tubimenyera yuko akenshi abakora mu rugo bari abagabo, abagore bari abo kuguma mu rugo bagategura, ari ukurera abana n'izindi gahunda zo mu rugo zireba urugo. Umugabo icyo ashinzwe ari ukwinjiriza urugo, kwinjiza amafaranga nyine, agazamura urugo binyuze mu mafaranga n'ibindi, kugira ngo urugo rubashe kubaho neza. Ariko muri uyu minsi ntago ariko bimeze. Ubushomeri ni kimwe mu bishobora gutuma urugo nyine guhangayikishwa n'ubukungu nyine, umuntu ugasanga ubushomeri bwaragiye butuma nyine urugo rutaba stable, ugasanga akenshi umugore niba nta kazi afite aririrwa asaba amafaranga umugabo, aririrwa agira ute, umugabo ukumva nawe yageze igihe nyine arananirwa, akumva mbega byamutesheje umutwe cyane, akumva kuhora hereza ngo umugore amafaranga ayibwite ku rugo, aragira ute, byose ari we bireba nyine. Muri iki gihe ngira ngo murabibona ibiciro ku masoko byarazamutse, ibintu byinshi byagiye bihenda nyine, ngira ngo murabibona isi tugezemo ntago ari nk'iya kera. Uyu munsi ibintu biraboneka, abantu bibavunnye, ibintu biragoye, muri makeya biragoye kubibona. Cyangwa se nanone rimwe na rimwe ibintu bitandukanye byihutirwa mu bukungu, ugasanga nyine abana bakeneye amafaranga y'ishuri, mu rugo amwe muri mu rugo mukeneye kurya, abana bakeneye kwambara, bakeneye kugira ute. Muri make ugasanga ibyo bintu nyine, ibintu by'ubukungu byaragiye byibagiza abantu ko bafite inshingano zo kurera, bafite inshingano zo kuba ababyeyi. Ntago kuba ababyeyi ari uko nyine ufite amafaranga gusa, ngo niba ufite amafaranga mu rugo nyine ibyo ngibyo birahagije, abana bariga, ibyo ngibyo birahagije. Ibyo ntago ari byo bitanga ubumenyi. Mwagiye mubibona yuko akenshi umwana uriga ukishyura amafaranga y'ishuri, abana bakiga bakarangiza, ariko akenshi bitewe n'uko nyine ya mafaranga wagiye uyabona ariko uyakoresha mu buryo butari bwo. Abana barize ariko nta burere bw'umubyeyi babonye, muri make nta burezi we wabashije guhereza abana, ntago amafaranga utanga ku ishuri ariyo yagahaye abana uburezi. Niyo mpamvu ugera no ku ishuri, ngira ngo abana bacu mujya mubibona, iyo bageze ku mashuri baragenda bakiga, ariko akenshi ugasanga nyine inama z'umubyeyi zirakenewe. Umwana yakosa bagahita baguhamagara kugira ngo uze nawe ushyireho akawe nk'umubyeyi, inkoni ya kibyeyi nayo ibikenewe nyine, ngira ngo murabizi. Ariko kera ho baradukubitaga bya nyabyo, ngira ngo murabyibuka ko igiti cyararishaga icyo gihe, ntago bari bakivugisha umunwa gusa. Abenshi nyine njya numva muri ino minsi bashyigikira ngo byakabaye byiza bagiye bashyiraho ako kantu k'akanyafu nyine, kugira ngo abana bakomeze bagume mu murongo. Ariko iyi si tugezemo nyine, ibingibi byitwa ngo uburenganzira bwa muntu n'iki, ibyo bintu ntago abantu benshi bakibyumva nyine. Ntago gukubita, cyane cyane no mu Rwanda ngira ngo mujya mubibona, ntago wankubitira umwana nyine. Nanjye ubu ngubu izo nzira twese nyine twamaze kuzijyamo, twumva yuko nyine gukubita umwana ari ukumuhohotera n'ibindi, ukumva nyine ko kurera ari uguhereza umwana
ubwisanzure, akisanzura, akabaho nyine ubuzima yumva ashaka kubaho. Then igihe cyo kwiga nyine ibintu dusa nkaho twabirekeye nyine ikoranabuhanga rikaba ari ryo ribikora. Ariko mbibutsa neza ko guhangayikishwa n'ubukungu ugahora wumva yuko nyine ayo mafaranga yose, ibintu byose wabitanze, warishyuye amafaranga y'ishuri, abana bararya nta kibazo n'ibindi, ariko nta burere wahaye umwana ntago aba ari byo. Babyeyi mukomeze mwumve yuko nyine inshingano zanyu namwe ubwanyu nyine kurera abana, gutuma abana banyu babaho, ariko bakaba hari abantu bajijutse mu buzima bwo mu ishuri, ariko no mu ngo zanyu aho ngaho naho bagenda abana banyu baba abantu basobanutse. Murabibona nk'igihugu cyacu aha ngaha mu Rwanda nta kintu, leta nayo ubwayo yigomwa byinshi kugira ngo nyine abantu b'abanyarwanda, umuryango nyarwanda, abana b'abanyarwanda, abana bacu bakurane indangagaciro, ariko bakure nanone bafite ubumenyi mu bintu bigiye bitandukanye, siyanse, ubutabire n'ibindi nkabyo nyine bituma abantu babasha kuba bagira icyo bigezaho cyangwa se bavumbura mu buzima bwabo bwa buri munsi, kugira ngo byinshi abantu basobanutse cyangwa se abantu bajijutse bize, natwe ibyo bintu tubashe kubimenya, tubashe kubigiraho igitekerezo. Ngira ngo murabibona ko abanyarwanda tumaze gusirimuka. Umuntu arakubwira isuku ukumva icyo ari cyo, yakubwira kuba umuntu ujijutse ukumva icyo ari cyo, yakubwira kwihitiramo kugira amahitamo ukabasha gusobanukirwa. Ibyo nibyo bita kugira umuryango nyine, umuryango nyarwanda ujijutse. Ngira ngo ibyo ngibyo ni iyindi topic nayo tuzagarukaho mu kiganiro cyacu cy'ubutaha. Ikindi nababwira nuko rimwe na rimwe umuntu ku giti cye ari rimwe na rimwe biba impamvu yatuma nyine abashakanye hagati yabo nyine babasha cyangwa se batandukana. Ntabwo ari ukubasha, ahubwo biraba bya nyabyo, abantu bakaba batandukana. Umuntu kubera kwireba ku giti cye, ugasanga kubera uburenganzira n'ubwisanzure bwa buri muntu, bishobora rimwe na rimwe nyine gutwikira akamaro ko kumvikana no kwiyemeza mu bashakanye. Ugasanga rimwe na rimwe ubwumvikane bitewe n'umuntu ibyo yumva ashaka kugeraho ku giti cye, ugasanga wowe ibyo wumva ushaka kugeraho ntabwo ari byo umugore yumva ashaka, cyangwa se niba munabanye ugasanga ibyo yakwizezaga byabaye ngombwa ko agahindura igitekerezo cy'ibyo wumvaga afite kuzageraho mu buzima bwe. Noneho bikaba ngombwa ko uwo munsi cyangwa se icyo gihe runaka muzasubira muri bya biganiro mwaganira, ugasanga yarahinduye, cyangwa se ugasanga ntabwo ibyo yakwizezaga ko nyine muri make intego yari afite ntabwo n'uburyo byagombaga gukorwa ntabwo ari bwo bigiye gukorwa, bitewe n'uko ngira ngo murabibona buri munsi umuntu ahindura ibitekerezo bitewe n'ahantu ageze. Rero rimwe na rimwe bituma bitwikira akamaro ko kumvikana nyine no kwiyemeza mu bashakanye. Ugasanga kenshi niba mwariyemeje kugera ku kintu, ahubwo ugasanga muri wa mwanya mugezemo cya gihe cyiza cyakabaye ari igihe cyiza cyo kuba mwashyira mu bikorwa bya bintu mwiyemeje, ugasanga nyine wa muntu we yirebye ku giti cye akavuga ati oya, niba mwaravuze ko mugomba kubaka inzu, ugasanga wundi aravuze ati ntabwo byakunda, ntabwo byagerwaho bitewe n'uko mu muryango wanjye hari byinshi mbona yuko bigikeneye gukorwamo, kandi mu by'ukuri ntabwo urugo ruba rwaraje kubakirwa mu rundi, muba mwaraje kubaka urugo rwanyu mwembi babiri, ntabwo muba mwaraje kubaka urugo rw'iwanyu cyangwa se waba w'umugore waba w'umugabo se, ntabwo muba mwaraje kurwubakira mu rugo rwanyu. Ibyo biba biri ku ruhande. Mbere na mbere muba mugomba kureba urugo rwanyu nyine kugira ngo mubashe kuzamurana, mubashe kugira byinshi mugeraho. Akenshi ntekereza yuko nyine ntabwo biba ari ngombwa ko buri muntu wese yifata ngo yihugireho, yumve ko nyine umuryango ari kamara, cyangwa se n'ibindi bintu nyine bishobora gutuma bigaragara nko kwikunda ku ruhande rumwe hagati y'abashakanye. Muri make bikaba kimwe mu bishobora gutuma bigabanya ubwumvikane bwari buri hagati yanyu. Nyine n'ibyo mwariyemeje mwebwe kugeraho nk'abashakanye ntimubashe kubigeraho bitewe no kwikunda. Nyine umuntu akirebaho we wenyine, rimwe na rimwe nyine bigatuma za ntego mwariyemeje zitagerwaho. Indi ngingo, wenda umuntu namwe ubwanyu nimugenda mugakora ubushakashatsi mujye munasoma. Abanyarwanda tusigaye dusoma, twarajijutse. Niyo mpamvu uyu munsi wa none MX Empire ihari, tuba tuza nyine tubahereza points, ubundi namwe mukagenda mukicara mugasesengura. ngira ngo mujya mubyumva. Abenshi bajya bicara bakavuga ngo bose ngo ni abasesenguzi, abantu bose ngo babaye abasesenguzi cyangwa se abanaliste nk'uko tujya tubyumva. So ibi bishobora rero kugira ibi rero tuba tubabwira bishobora kuba byaba bimwe mu bituma nyine, cyangwa se mu byabubaka mu buzima bwanyu bwa buri munsi, mu bituma mubasha kugira ibyo mugeraho nyine mu buzima bwanyu bwa buri munsi. So indi point rero twikomereze point ikiganiro cyacu. Indi ngingo tugiye kugarukaho ni ingingo irebana n'ibijyanye n'imbuga nkoranyambaga.
n'ikoranabuhanga ry'iyi si dutuye, cyangwa se uyu munsi wa none ngira ngo murabibona abantu uyu munsi araza ukabona nyine ubuzima abayemo ntago muri make ntago anejejwe nabwo, bitewe n'imbuga nkoranyambaga n'ibyo bintu by'ikoranabuhanga akoresha uyu munsi. Umuntu usanga kubera kwirirwa kuri telefone ngira ngo murabizi ko turazigendana, aho wicaye hose uba uri kumwe na telefone yawe, aho ugenda hose uba uri kumwe na telefone yawe, nta kintu na gitoya kigucika nyine mu byo washishikajwe no kuba wamenya. Ibi rero iby'imbuga nkoranyambaga n'ikoranabuhanga bishobora kuba byagira uruhare mu kurangaza mu kukurangaza nyine ukigereranya n'abandi, ibishuko bishobora guca intege abashakanye. Rimwe na rimwe mujya mubibona kenshi, ugasanga nyine urugo rumwe rubayeho mu buryo batishimiye, cyangwa se babayeho mu buzima busa nkaho buri challenging cyangwa se bubagoye nyine, ariko rimwe na rimwe bitewe n'izo mbuga nkoranyambaga, iryo koranabuhanga ryaje, ngira ngo mujya mubibona kuri za stati za WhatsApp, za Instagram, izi mbuga nkoranyambaga zindi za X, ngira ngo mujya mubibona izitwa za Thread n'izindi za Kicks, ku bantu mujya mumenya ibintu nk'ibyo nyine by'imbuga nkoranyambaga nyinshi cyane. Abantu benshi ibyo bintu bakunze kubyibandaho, ugasanga nyine ntago abantu bagishishikajwe no kubaka ingo zabo, ahubwo izo mbuga nkoranyambaga, iryo koranabuhanga nibyo bintu bigenda bibaca intege. Byakababereye ahubwo ni nk'igipimo cyo kureba se kugira ngo natwe tugere aha ngaha biradusaba iki, kugira ngo natwe tumere nk'abariya bantu biradusaba iki, nyine ukagira ako kantu kameze nk'ishyari ryiza nyine ko gutuma wumva yuko ziriya ntego nawe ushobora kuzigeraho, ushobora kuba wagira ibintu byiza byinshi nawe ugeraho, yaba wowe cyangwa se n'umuryango wawe. Uyu munsi ndagaruka noneho ku yindi ngingo ivuga ngo guhindura inshingano z'uburinganire. Ngira ngo mwagiye mubyumva ibintu ngo bya gender balance, rimwe na rimwe abantu bamwe babifiteho igitekerezo nyine, ukumva uyu munsi wa none bamwe barabyemeza abandi ntago babyemera, ugasanga hari abumva yuko nyine ibyo abagore bakoraga mu gihe cya kera aribyo n'ubu ngubu bagakomeje gukora, ugasanga ntago abantu benshi nyine ikintu cyitwa ireme ry'uburinganire ntago twese tucyumva kimwe. Bisa nkaho nyine mbega ubwo buringanire bwaje guhindura inshingano mu muryango nyarwanda, yaba hano mu Rwanda no mu bindi bihugu. Ngira ngo muzagenda mubibona uyu munsi umugore ashobora kuba yakora ibintu bitandukanye, umugore arubaka, umugore atwara imodoka, umugore akora ibintu byinshi cyane. Ngira ngo mujya mubibona nyine bijyanye n'amateka igihugu cyacu kiba cyaragiye kinyuramo, cyangwa se akahise k'igihugu cyacu. Ngira ngo mujya mubibona ko umugore uburyo yarabaho nyine ubuzima bwe bwarahindutse, muri make ntago akibayeho nyine muri cya gihe cyo kwishisha, kubaho yihisha nyine, muri make impano ze zipfukiranwa. Ahubwo uyu munsi wa none umugore ahabwa uburenganzira bwo kuba yakwiyubaka, umugore akubaka umuryango we. Ngira ngo mujya mubibona ko umugore aratandukana n'umugabo, ariko umugore akaguma atunze urugo, kandi urugo rugakomera, abana biga n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Biba bigoye, ariko ngira ngo murabibona yuko ni benshi, ni ingero nyinshi tugenda tubona nyine mu miryango dutuyemo, cyangwa se aho dutuye mu muryango nyarwanda, kenshi tugenda duhura nabyo. Ugasanga nyine umugore afite ubushobozi bwo kuba yabikora, muri make nyine nubwo biba bimugoye ariko birakunda, bigera igihe bigakunda. Iyi ngingo ivuga ku bijyanye no guhindura inshingano